nawe arabyemeza ngo ye ngo baruhuke imihati yabo ngo kuko imirimo yabo ishoreranye nabo. Haleluya. Mwumvishije ubuhamya bw'umusaza, imirimo yiwe yose yakoze, inshingano ziwe zose yakoze, ibikorwa byiwe byose yakoze ari muri iyi si. Haleluya. Ibyo byose uko yitangaga, uko yakundaga gusenga, uko yitabiraga ibikorwa bya sosiyete byo gufasha abandi no kuganira n'abandi, ibyo byose ntabwo ari we wabyikoreraga, ahubwo yabikoreraga Kristo. Ineza yose uzakora uzamenye ngo iyo neza ufite umunsi uzaja kuyirubukana. Duhagaze ku ntebe y'ubwami ya Kristo, buri wese ngibyo yakoze byose, ibyo nibyo bizamugarukaho, nibyo azerekana, azarubura, azavuga ngo jewe mugihe nari mpari dore ibyo nakoze. Haleluya. Amen. Bavandimwe, Bibiliya iratubwiye ngo hahirwa abapfa bapfira mu mwami. Umwuka nawe ngo ye ngo baruhuke imihati yabo ngo kuko imirimo yabo ngishoreranye nabo. Amen. Amen. Reka twumve nanone Pastor Saratier asenga kugira ngo dukomezeho ibindi bikorwa. Turaja kumva nanone umwe mu muryango avuga, narangiza rero turasaba aba badufasha kugira ngo begere hano tuje gufatikanya ibindi, ndagenda bibabwiraho gahoro gahoro. Murakoze. Reka dusenge. Imana yacu nzima kandi nziza, Imana ikiranuka, Imana isumba kure ibyo dutekereza n'ibyo twibwira. Twebwe tureba hafi tukabona kugenda ku mubyeyi wacu, data wa twese uri mu ijuru, ariko ntitumenye ibiri imbere. Ariko wewe nta gikorwa cyawe niko wabwiye umugaragu wawe Yeremiya, waramubwiye ngo ndi nyuma y'ijambo ryanjye kugira ngo ndisohoze. Niba ari wowe tangiriro ry'ikintu kandi ukaba n'iherezo ryacu, Mwami Imana ikomeye, turabigushimiye kuko uri Imana yacu, natwe tukaba abantu bawe. Data wa twese uri mu ijuru, iminsi yose ni wewe uje umenya uko tugenza, kuko umugaragu wawe yabivuze. Yaravuze ngo ni wowe ushira ikuzimu kandi ugakurayo. Ni wewe Mwami Imana itangiriro kandi n'iherezo. Data wa twese uri mu ijuru, ni wewe byose. Data nyiri cyubahiro, nta yindi Mana iri hejuru y'Imana yacu. Data nyiri ubwiza, ni wewe gusa ushobora byose, niryo zina ryawe. Data wera wo mu ijuru. Rero muri ubwo buryo, muri iryo zina, nanone Mwami Imana turapfukamye kugira ngo tubashishwe nawe kutwambutsa iki gikombe cy'umwijima nk'uko ijambo ryawe rivuga. Data nyiri cyubahiro, ni wowe Mana ishobora rwose. Dukomeje kukwizera kandi dukomeje kukwiringira kuko uri Imana igira neza. Mu izina rya Yesu Umwami n'Umukiza dusenze. Amen. Reka bashimire. Mwakoze mwese, mwakoze. Hari ikintu nasabye Imana ngo ntibaraga, ariko birashoboka ko kuzimva mu bihe nk'ibi ngibi. Sinzi kuri uyu muvandimwe wanjye yakoze imirimo nk'uko twarabivuze kare. Hari ijambo bavuze muri Bibiliya ngo reka ruhuke imiruho n'imihati, ngo n'umwuka wera ngo amere. Reka ruhuke kuribwa. Yararwaye araribwa, ariko ubu ntazasubira kuribwa.
kandi nimukunda kuko tuvukana ariko Imana iramukunda cyane kuko yamurema yamuzanye kandi reka imwe cyane. Cya kabiri nuko ibintu nabonye byose nuko ndeba nuko bimeze nuko byavuzwe ko namubonye ni imbuto imera, imbuto imera hagiye n'imbuto imera azamera agere kwa murema. Amen. Cyane cyane ndabashimiye mwebwe bamukunda mwaje mumukunda mwese. Yakunze abantu nabo baramukunze kandi kigaragaza ko bamukunda nuko yakunze n'ibikorwa bigaragara ahanga. Reka ruhuke azagira uruko ryiza. Wenda niyo mbeho navuze wasigiye imbeho ariko nzayimarwa n'abantu bana. Amen. Azayimara mwese Imana ibahe umugisha. Reka